warambwiye ngo murumuna wawe nazo uzatwishyura. Sasa uyu musore afite abantu madeni, yarambwiye ngo murumuna wanjye w'umukire naza w'umusitari nzaba amafaranga. Slow gets you one eye like Sammy Davis. Don't go slow. Man, umuntu akumena ijisho se cyakuvuna akaguru. I'm gonna have your money this week. Iki cyumweru ndaguha amafaranga yawe. Hang on. Sawa. Reka mbazo ndi muvandimwe wacu icyo abivugaho. Wigeze ubona ari bamwishe? Nah, like day before yesterday, something like that. Namubonye menye umunsi mbere y'ejo hahise. When? Ryari? I don't wear watch, you know. Nta sana ari nambaye man, ariko hari nka saa 9 saa 10. Money too. Nawe yanyuze ambwira ngo nishyure amafaranga yanyu, kumbe n'abavandimwe b'umwe byishe bagurishije amafaranga. Nico and I want to talk. Ninjoro uze kuza kuri club yacu, ndashaka ko tuvugana. Right, yeah. Sawa. Come to the club. Yep. Nze kuri club. All right. See you there. Tuze kwahurira. Urebe. Aze kujya kuri club. Arakupa. Mwibanga rikomeye cyane. Telefone ye wapfuye bakomeje kuyihamagara. Umuvandimwe w'uwo bishe ari yitwa Nikos akomeje guhamagara iyi nimero. Message. Mama yataye umutwe wa mugingo bimeze bite gutari kwitaba. Uwo bishe afite abavandimwe b'ingegera babarara bagurije n'amafaranga. Abavandimwe ba ari yapfuye. Uyu nguyu Gasport agakora neza cyane, nta kibazo. Bimeze bite byukiye mu Gasport aratuje mu mutima arumva afitemo Yesu. Hey, azi kubona umurambo wasohotse mu nzu yawe. Byari byakumiyeho, isi yo kwikaryo yo gufungira amaferi. Umugabo arumva ameze neza. Nta kibazo. Katorori.